ese ntabwo ujya wibaza impamvu nta bagore bajya baza ku mbuga nkoranyambaga ngo baze kuratagiza abagabo babo? Ibyo bintu ntabwo ujya ubyibaza? Ku buryo imyaka myinshi ishobora kwica umubona nta mugore uvuga umugabo neza, nta mukobwa uvuga boyfriend we neza, ugatekereza ko ngo ingo nziza zitabaho, ngo urukundo nyine rwiza ruzima rutabaho, ukagira ngo mbese nta kintu kizima kibaho. Abagore barabizi neza cyane ko iryo kosa ryo kuza kuratagiza abagabo babo ku mbuga nkoranyambaga badashobora kurikora, kubera ko nabo ubwabo baraziranye neza cyane uburyo ki umugore afite ubushobozi bwo kwiba umugabo wa mugenzi we, akamwiba akamujyana. Ababizi ko ibyo ngibyo akibikora, abandi bari butangire guhita bashakisha aderesi z'aho batuye, uwo mugabo atuye. Niyo mpamvu utajya ubona aza ngo yirirwa ataka ibyiza by'umugabo we, amuvuga imyata. Reka bamumutware. Ibyo bintu ntabwo wabyibazaga se? Uko niko kuri. Ngaho ni mu mbeshyuzi. Uzi ko noneho hari n'abagore babeshyera bakaza online bakavuga ibinyoma ku bagabo babo kugira ngo uwo mugabo abantu nyine abe disinterested ku abantu bamwange ntibamutekerezeho abantu ntibamukunde. Barabizi.